mufata nka hari ubuzima bwanjye kuri njyewe ndamwizera kurusha uko nanjye niyizera. Base wakumvise ibyo mama akubwira. Niba uwo muntu ufite ataramukunze kuki washaka gusebya famiye yawe? Manzi mubwire bwira ikigoryi kinda gushaka kunyumva ngewe. Waramwihebeye uramukunda cyane. Ese Manzi mwacaka. Ashobora kuba yarabonye ako kagabo kawe sinzi niba ari niki. Ntagakunda kabona. Kira umukunzi. Ko kagabo kawe nagace. Sindakabona ariko ukuntu meri yagasobanurira ashobora kuba arakabwa wallahi nakabwa nayo ndakareka mbyemeze. Chérie. What? What? Mani warasaze? Ubaye ikize? Wowe urifatwa nsoma. Ese ko wikanze uko wajya ngusomesheje inzembe? Wa mukobwa uba muzima. Uransoma ngenzeranye nawe. Nkundana nawe. Ariko se Manzi ubona ndi umukobwa mubi. Ku buryo umuntu wese wakubona nyine turi gusomana byaba ari ikibazo. Tugasomana mu ruhe rwego se? Sinziranye nawe. Sindi inshuti yawe uraje gusura ansomye. Ayo ni amakosa ntabwo ari byiza. Sinkunda umuntu umenye. Ntabwo twakundana. Ngiye nkundana nawe. Nise ndi mubi. Umuntu nkundana nawe uramuzi. Nta nubwo wagatinyutse kuza ukansoma. Ahubwo se nkuba tubonye byagenda bite? Nise hari birenze. Ariko ibintu uri gukora urabisi cyangwa? Ahubwo urikanze ngira ngo ndakunise. Nyine nari nzi ko Shira wasagira kyangiza. ko mbone wabigize simple ari ibintu byoroshye ariko. Je nabirenze. Nundi munsi ntuzogere kumenyera. Ntago ari byiza sinkundana nawe ntugapfe gusoma abantu mutaziranye. Please. Niba ahubwo arahari. Ibyo wibimbaza turi kuganira nje nawe. Arahari ntago ahari. Umva nyire nkubwire. Ase kuri kumunga. Uziko yagwe. Se kuki warakaye man. Ufite ikihe kibazo? Nta na gito. Shere wanjye ntago umuzi. Ahubwo nyine icara nze tukane. Icara tukane. Niba hari mubwire ko mushaka nta kintu ngangira nawe ntimugakabe. Ntimukipase mirebe. Nise ndi kwipasa muri. Ariko nyine ndi kukubaza ndi umukobwa mubi. Nyine ndeba ubimbwira umbwira ati uri mubi rwose sinana. Wazihe nzu wasinze cyangwa? Nanzo. Ese nyiretana nawe? Ako twanateretana. Sakagara. Niba hari mubwire ko mushaka nge nta kintu mpanga nawe. Kandi nanjye nakubwiye ngo ndi kuganira nawe sheri. Hakuze wo calm down. Wibigira ibintu byadangerega. Ariko se bite byawe mwana. Ndaho uri kumenyera cyane. Wahasaze. Ibyo gusase. Hariya nyibutsa. Buriya warugiye he waruvuye tumenyana bwa mbere. Hari ibipapuro mama yaramaye nangiye guhereza umuntu uri ku muhanda. Ndaza. Nkubona wicaye. Hangaye. Yanya mbona abantu ba mbere bakora ibintu byiza. Abantu bakora filime. Dika. Ibaze kwandika isi ukayishyira nk'abantu ukabaha amasano ukabaha imico. Imana ariko muri yo mwanditsi wa mbere. Ibaze kugira ngo Imana yandike igire no kwandika scene nicaye ku kabuye ngo umukobwa atakuka agenda asuza ajya kumva ju. Ibaze nk'izo scene. Kazandi. Ketia. Kara. Can you please be honest with me? Of course. Yes. Do you really love me? Of course I do. Not only now, forever. Byatangiye numva
ari ukumenyana bisanzwe kuko hari muri kiriya gihe ndetse ntabwo numva ko ndi capable kuba nabasha gukunda cyangwa kundwa numvaga ngomba kuguma mu buzima bwanjye n'ahahise hanjye nta n'ikintu cyiza numvaga napangira gukorera mwene muntu ko numvaga mwene muntu wese yaranyagisha ndabonaga umuntu wese nkamubona nk'abantu babi sinzi icyo wakoze and thank you so much icyabaye cyose n'uwo wagikoze ko sinzi nanjye uko byaje especially kuri uriya munsi wa mbere nakubonye wari wicaye hariya for sure ntakubeshya. I was depressed, I was angry, tired. Ntabwo nzi impamvu wakunze muri uriya situation but alhamdulillah buriya niryo ryari igeno ry'Imana and that was the script written by the Almighty God that one day tuzahura. niba hari mubwira ko mushaka kugira ibintu bya bigiti sinzirenge nawe nsanzwe nzaho bisanzwe n'ibiti byawe nta kintu cyabaye nuko usanze turi nyine umbabarire mwami sakoze buriya mukobwa wawe rero sheri ibyabaye byose nabibonye wabibonye nabibonye wabibonye cyane nta ruhare nabigizemo ikibazo icara none se mbirisere wabibonye sheri byose nabibonye nyine ahubwo byatumye ndashaka kukwizera uriya turabana ndamuzi ahubwo nuko nakwizeraga biriyongereye sure numvaga neza isi inyikoreye umukobwa waraje aransoma nta ruhare nari mbishyizemo sheri tubyihorere byose nabibonye ikigoryi kiraje kimfuka mu maso ndatuze ngira ngo basi niweho mpindukiye mbona nari ngizemo agashyara ariko njye yanyiciye na mudu kabisa usanze nyine n'ibigambo narinje kukubwira ndabibuze seriyese no okay mwana mpise nkonja mpise mva muri mudu okay kugira ngo nibuke akantu narinje kukubwira akantu kangarura muri mudu neza agakisi kawe
nako kuganga basi gatetse gakawe no nawe kanyishura okay ko njye unyiteje nashyira santara ya no gashyire aho ushaka sindi wawe kagiranga tarengera shuri Yes. ari ikintu nkeneye nkeneye ko wizera ko umukunda kandi n'umutima wawe wose kandi urukundo mukunda ntaho nubwicuza ntabwo siniganyira nta nubwo mubifitiye kuko njye nagukunze ntacyo mukurikiranye sinzi nawe byavuga ariko ngenzi kumukunda nahoze nifuza umunsi wo kuzuma amagambo nkayo ariko ntabwo nari nzari ryari byibuze se basi urabyishimiye nanjye ndagukunda ndagukunda ndetse cyane sure very sure you really love me I do a lot mbwira ikibazo mbwira impamvu ubuzima bwawe bumeze gutya again nkunda sibyo I really don't like to talk about my past kuko iri tricky iri fiji oh my goodness celebrity singazo shameze neza ariko okay meze neza bambwiye rero ko nshaka ikintu cyangenzaga cyangwa se ndagushakiraga urabizi hashize igihe kinini dukundana tumenanye neza ya ndabizi kuba nkundana nawe rero famiye yanjye itakuzi nyine numva bimbangamiye navuze nti urabyumva ute ndamutse nkubwiye nkakujyana mu rugo nyine nkakwereka mama nyine nkamwereka ko mfite umukunzi tu social iki nicyo gihe se njyewe ndumva nta kibazo none se uri sheri wanjye ndagukunda cyane urabizi so ntabwo uri urumogi ngo nguhishe dukundane mu ibanga cyangwa ibinini bya sida ngomba kukwerekana kuba proud yawe yes ndabyumva ariko se mama wawe ntago azanyanga nta kintu yagutwara yakwanga se ahereye he mama wanjye agiye kuba ikibazo basi okay kucitse intege se basi uramuzi oya ntago muzi mama wanjye ntago muzi ndagusabye tuzagende basi mukwereka ibintu byo kukwanga byo kugira gutebije bite okay njye mbona abandi bakobwa iyo babwiye kumujyana iwabo ukamwerekana biba ari ibintu byiza baranabyishimira so sinzi impamvu mbona wowe biguteye ikibazo basi cyane ndabyemeye Ketia ubuzima bumatinze kujya mu rukundo ntabwo ushaka genda umwana muto I remember navuye ku ishuri umushoferi wantwaraga ageza ku irembo akimara guhindukira nahise mbona urugo rwacu rwabayatake umushoferi akimara guhindukira ndi kwinjira ku ipota nahise mbona abantu benshi bazengurutse mu rupangu ndasanzwe mbona mu rugo ako kanya numva papa ari gutaka mushiki wanjye arasohoka
naragarutse mbona yirukanse ngarutse nsanga hari umurambo wa papa umurambo wa mama umurambo mushya ndawubura kiza ko swate niba bagume bataratwaye akajya kurushinyagurira baramushimise ariko nta herezo ntabwo nyize mushyingura ntabwo nyize mushyingura mushiki wanjye. urabyemeye ese kari kose ubundi soaretse nyine bafite impungenge z'iki narese ntabwo dukundana turakundana narese wakwishimira ko nkomeza gukundana nawe mu ibanga iwacu ntibakuzi kandi urabizi ngo ufite gahunda nzima. yes ndabizi none se kuki wumva nkubwira ngo se wowe ntuzanyereka iwanyu sinjye nubwo sirakoze usibye uriya musazi wawe upfa kuza asomana gusa bigushyira biri aho ngaho sora mama mbona ikibyishe inyuma duporopoze umunsi mbwira ati igihe n'iki ngiki nzaboneka nta kibazo nanjye mu rugo mbateguze bizaba ari na byiza ndabizi mama azakwishimira azagukunda sare ni ukuri nega ntabwo nahisemo nabi nongeye ndahari ariko ndahari wowe nyine uzambwira umunsi. ok nta kibazo mama akunda kuba hari muri weekend ku wa gatandatu bari neza utsape fresh aho se nahisemo kuzaza wambaye gutya kano gasitire really uboneka kubera no ntabwo imyenda wayijyana imbere ya mabukwe ntabwo bishoboka. ushaka kuzambara gute nyine ni ukugura imyenda akisokoshera uri kubireba iyo myenda niyo ushaka kuzaza wambaye bite oya nase ukuntu mama muzi ntabwo bisaba ibintu byadanje uzaza wambaye gutya ndabizi azagukunda. okay wabyemeye twigorana please sheri yese nabyemeye wabyemeye aho umuntu tujya mu nzu tujya muri salo uramusazi wa nawe